Bakunzi bacu nshuti mwese mudukurikira ku YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha kandi twizera ko muri bazima mu miryango yanyu yose. Muri kumwe na Joseph Ahumukiza. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Kamena 2026 mu cyumba cy'inama cy'ishuri Saint Vincent Paruti Academy habereye amahugurwa y'abayobozi b'inzego zose za Paruwasi ya Gikondo, ni ukuvuga abayobozi b'imiryango remezo, abayobozi b'impuza, abayobozi ba centrale, abayobozi ba za komisiyo ndetse n'abagize biro ya Paruwasi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore, ngwino hafi yacu mu buzima bwacu, udutera imbaraga amaze dutsinda umushukanyi. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Ndakuramutsa Mariya, ubushimwe muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washimye abashagungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganye, umuhagarare ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Abahuguwe bakurikiranye ibiganiro bine byari byateguwe. Ikiganiro cya mbere, ubuyobozi, inshingano, imikorere, imikoranire y'inzego, cyatanzwe na Bwana Vincent Murenzi, akaba visi perezida w'inama y'Ikenerabushyo ya Paruwasi. Mu kiganiro cye, Bwana Vincent Murenzi yibukije abayobozi bari aho icyo umuyobozi ari cyo, uko agomba kwitwara, inshingano za buri rwego n'uburyo agwize kuzuzuza, ariko akibuka ko agomba gukorana n'izindi nzego. Umuyobozi w'inzego za Kiliziya arangwa n'ubunyangamugayo, nta busambagira, acisha make, agira ubupfura, yakira neza abamugana, ntasinda, atoza abana be kumvira, nta mahane agira, kandi akwiye kuba arashyingiwe rimwe gusa. Ubwo nyine murabyumva indangagaciro zikwiye kuturanga. Hano buri wese yisuzume, arebe wenda aho yajya acika intege, asabe Yezu amuzamure. Icya gatatu, umuyobozi ugera ku nshingano ze ni ushobora kuyobora buri wese ku buryo amushyiramo ubushake bwo gukora igikwiye niyo yaba adahari. Ntugakore ku buryo bagutinya, ahubwo ujye ukora ku buryo bagukunda. Niyo waba udahari bagakora. Aho kantu karimo karumvikana. Ikiganiro cya kabiri, isangirabuzima n'umuryango remezo uko bikorwa, cyatanzwe na Padiri Mukuru Padiri Dominique Tumuyangendahayo. Aha yibukije abahugurwa imvo n'imvano, intangiriro y'isangirabuzima n'imiryango remezo, uko imiryango remezo ikwiye gukorwa n'uburyo abayobozi bakwiye kubyikuramo. Ikiganiro cya gatatu, ubuzima bwa Paruwasi, cyatanzwe na Padiri Isaac Zategeka, Padiri Vicaire wa Paruwasi, akaba anashinzwe umutungo, afatanije na Madame Odette Mukansoro ukuriye komisiyo ya Caritas. Aha bombi bagaragaje ishusho y'ubuzima bwa Paruwasi, ibibazo by'ingutu Paruwasi igira, aho Paruwasi icungwa n'abamisiyoneri itandukanye na Paruwasi zicungwa na diyosezi, aho umutungo wabo uva, imicungire yawo, ibibazo by'ingutu Paruwasi ya Gikondo ifite, ndetse n'uburyo babyivanamo. Ikiganiro cya kane kibanze kuri yubile
ya paruwasi imyaka 50 cyatanzwe na Bwana Joseph Ahumukiza, umunyamabanga wa kabiri wa paruwasi. Aha abahugurwa bakaba baribukijwe amateka ya paruwasi, uko bagomba kwitwara mu gihe cya yubile, ndetse n'ibikorwa by'ingenzi komisiyo ihariye ya yubile yateganije. Nyuma ya buri kiganiro habaga umwanya wo kungurana ibitekerezo, ariko ku buryo bwihariye. Nyuma y'ibiganiro byose abahuguwe bashyizwe mu matsinda 4, aho basabwe gutekereza no gusuzuma ibibazo byugarije paruwasi. Muri ibyo bibazo bakavanamo ikibazo kimwe cy'ingutu kandi bakagaragaza inzira yo kugikemura. Ni ikibazo rero amatsinda yose yagombaga gusuzumira hamwe agatanga umurongo w'igisubizo. Nyuma yo kureba mu matsinda rero bashyizwe hamwe ibyavuye mu matsinda 3 kuri 4 ahuriza ku kibazo kimwe cy'ingutu cyaje mu mwanya wa mbere, aricyo icumbi ry'abapadiri. Bakaba bagaragaje ko hagomba kubakwa icumbi ry'abapadiri. Bakaba barahise batanga umuganda wabo, baritanga batanga amafaranga arenga miliyoni 4 ako kanya. Akaba ari uburyo bwo gutangiza umushinga kugira ngo bagaragaze ko bagifite ku mutima. Amahugurwa yose yasojwe n'igitambo cya misa, cyaje gukurikirwa n'umuhango wo gutanga certificat ku bitabiriye gahunda yose y'amahugurwa. Gahunda zose z'uwo munsi zikaba zarasojwe n'ubusabane. Tuboneyeho rero gushimira abakristo mwese mu mpuzamiryango remezo, mu miryango remezo, abakristo mwese mwitabiriye amatora y'umwaka ushize, ari nayo yashyizeho abayobozi bamaze guhugurwa. Dushimiye ku buryo bwihariye abayobozi na za komite zabo bemeye kujya mu ngamba, bemera inshingano batorewe. Twizera ko ubumenyi bahavanye bubabereye impamba n'imbaraga zo gusohoza neza ubutumwa batorewe. Tubaragije mwamikazi wa Kibeho Bikira Mariya, mwamikazi w'intumwa, akomeze atuyobore kandi adutsindagize muri ubutumwa abakristo baduhaye. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Joseph Ahumukiza.